ese mu gikwayura n'abapfu bakazuka noneho iyi nzara twayikizwa n'icyaha. Urabona iyi nzara mwana kandi nagushishikaje ibintu byo kujya gato ushuka. Reba n'ukuri kw'Imana ibi biti reba ibiheri rufu uko ubona ino merisa niko se kigira hirya. Urabona iki mwana nose mwana kamubwira kiri. Urabona inzara mwana tuzayikira akira nzara tutayikira nose ubu ngubu ni jewe uzi ko ndi kuza nk'ihene noneho nanjye winyayura ho hama tukubita ni makudukubita ubwo ababyeyi nyine bazayabaza. Reka ngwize ukuri mwana inzara yenda kutwica kabisa kandi ni izina ry'Imana umuntu agize inzara. Ako mfite igitekerezo akira ndebera mwana ndeberemo hano mwana ndebere urebe dore urudawe ngambwira icyo gitekerezo numva gatari ikimbwa mwana mbwira ntari ibintu byumva yeko babara rwose nje mubwira twebwe tugiye twiba imyumbati n'ubundi no muri imyumbati twe ntabwo batubonye urumva rahira ntabwo batubonye irahagana hehe nguki uno murima wose ni imyumbati gusa bakufata isese muzagira 2035 bazayigukura. Yewe date we sha mani kura ku cyavu kuko tugenda ahubwo oya turayiba tugende naga turayiba iri hehe se ahubwo A few moments later. Bisarki Imana nshaka muke nakubwiye ngo ni mwanyu izi yambwiye ngo ni mwabo kirambeshyira wagira kacamana inyumbati yanjye arambeshyira seri kuri pa arambeshyira boss niwe wanshutse nakubwiye inyumbati muza kwiba none mwamazi boss watwari nakubwiye yanshutse agushuka se kubita oya boss njye kubita. Allo hano mfashe ibisambo reka mbizana tonde boss mfite ijambo rimwe ijambo rarivuga ni mudukingure natwe turaje amarembo yirinda.